twifura ngo turera dushyiramo aya ngaya buri cyumweru, nyuma y'icyumweru tuzaguriza mugenzi wacu, ntimwamuguriza mutabanje guhura ngo muhuze. Icyo nicyo cya saving nababwiraga. Bahurije hamwe uyu munsi maze kuba miliyari 79, ariko bagiye bafatamo n'inguzanyo, ariko biza kugaragara ko ubushake bw'inguzanyo ubusabe bunaruta ibyo bashyiramo. Niyo mpamvu banki hejuru ya sosi ya mbere ya saving ishaka kugira ngo iha inguzanyo abazisaba, yagiye no gushaka ubundi bushobozi ahandi. Ubushobozi bwa mbere bwabanje gutangwa na leta, tuyereka ati koperative koko mwarayishyigikiye ibaho, ubushobozi babashije gushyiramo n'ubu, ariko bafite ibibazo bitandukanye basaba gufata inguzanyo nyinshi ziruta ubushobozi bashyiramo, kandi nibo nibo banyamuryango, nibo bonyine bashobora kuzanamo amafaranga. Ese dukora iki kugira ngo aba bantu bafashwe? Nibwo leta yemeye gushyiramo miliyari 30 ziza kunganira za saving. Turagenda tukajya gufata na borrowing, kubera nibyo nababwiraga ngo ushatse kureba uko bakunze sako wabirebera mu busabe tuba tubona. Uriya nta n'ahandi hantu hasabwa inguzanyo nko mu mwarimu sako. Baziza ari nyinshi twabata amafaranga aravahe ko bari gusaba ibirenze ubushobozi dufite. Reka noneho tujye gushaka borrowing, tukagenda BRD katuguriza. Mujya mu byumva twatangaje ko BRD yatugurije, ibituguriza tuzayishyura, natwe tukayacuruza kuri wa munyamuryango nabakunguka gutyo. Tukandi ko koperative igenda yunguka, nayo igenda byongera ubushobozi. Ngo za savings zize arazibitse nizo zikoreshwa mu gutanga inguzanyo, ariko kandi zigakomeza zikaba savings zize. Nuvuga ngo yarangije kwishyura inguzanyo za savings ziba zihari, kandi arazungukirwa buri mwaka aho 5%. Yego. Urakoze cyane. Reka twibutse abadukurikiye ko tugiri ku nguzanyo kugira ngo asoreze rimwe bigendanye n'inguzanyo. Abarimu bavuga ko kugira ngo yemererwe guhabwa inguzanyo bisaba ko niba ari umwarimu nkanjye ukiri umujeni ntarashaka umugore, cyangwa se n'umufite ubwo barasezeranye, uwo mugore we aba umwe mu bamusinyira, ndeka mwita umwishingizi, ariko agasabwa n'abandi 3. Umugore mwana nubwo ari umwishingizi, buryo umugore muba muri umwe iyo mwakoze community deviye mushyingirwa. Umugore aza mu barimo gufata inguzanyo, kugira ngo tutanahereye kure nawe ugiye kuyifatura bizo ufite umudamu aragusinyira aho wajya hose. Ntabwo ari mu mwana musako aho wajya hose, mwaravanze umutungo agomba kugusinyira. Ikibazo kiri mu n'ubambuye n'ingunde kandi nacyo ndagisubiza nacyumvisha. Warisubiza utacyumvisha? Nacyumvise. Ntabwo naritsoje. Abandi bishingizi 3. Abandi bishingizi 3. Noneho ngewe nava aho ngaho, nava mu bwarimu nkagenda inguzanyo ntayishyuye. Ba bandi basigaye navuze babishingiza, bakaba aribo bahita baba aba victim banjye utigeze ubishyura. They are not victim. They are responsible. Reka dukoresha iryo jambo kuko usinya wabaye responsible. Reka ngisobanure. They are not victim, they are responsible. Ndagira ngo ngitindeho. Ni ukuvuga ngo koperative muri za policies zishyiraho z'uburyo bwo kurinda kwinguzanyo yagenda ntigaruke. Buriya dufite ikibazo cy'uko ntago tukita ikibazo na amahirwe, sibyo, ariko kandi tugomba no kumenya uko tuya controllinga kugira ngo ya koperative tuyibungabunge. Ikamaro kanini ifitiye abantu katazaba ariko kaba gakerenswa niko navuga kurusha duke wenda bashobora kuba babona tutaragera ku rwego bifuza, ariko bifite aho byavuye, bifite naho bigeze, bifite naho biriho biragenda bigana. Kuko niba tuvuga uyu munsi ngo turi gusaba ingwate, hari nizo tudasabaho ingwate. Ngo iyo tugeze kuri miliyoni 3 n'igice turakubwira ati iyo ngiyo wayifata mu myaka 3 nta ngwate nta kibazo, ariko ushaka abantu bakwishingira. Uku kwishingirana rero kwaje gute? Ndabanza nsobanure ko ari uburyo buri mu itegeko bwemewe kwishingirana. Ntibuba muri sako gusa, buba no mu bindi bigo. Ntabwo nshaka kumentioninga ibigo, ariko tugiye mu rwego, tugiye muri Vision Fund, this is a practice kandi yemewe n'itegeko. That is one. Noneho ikigo kiri kureba ya assessing ya risk yavuga ati kugira ngo turinde dushaka gushyiraho uburyo bubiri. Hari uburyo bwo gutanga physical guarantee, ingwate ifatika, uranzanira imodoka yawe, uranzanira inzu yawe nyisigarane. Ariko hari n'uburyo bwo kuba umuntu yakwishingira, akavuga ati nuramuka utishyuye njyewe nzakwishyurira. Afite form buzuza amwishingira. Notwe tugashyira uburyo bubiri, tukavuga tuti kuri izi nguzanyo zigera muri iyi amount ntago twirirwa tugusaba physical guarantee, ariko ushobora kuzana abishingizi. Abishingizi ni umuntu ujya kubishakira ku kigo, batamwemereye ntago natwe dupfa. Ubwo mwishingiza agomba kuba umwarimu. Yego, agomba kuba ari umumemba. Kubera ko niba dushaka ko ari wa wundi uzamwishyurira nataza, ntago tuzafata umuntu tudashobora gukontrolinga. Sibyo? Nuvuga ngo agomba kuba nabari member w'umwarimu sako uri active. Nuvuga ngo ukiri muri sako ukihahemberwa. Noneho akagenda akajya kubishakira.
akaza bagasinya bakamubwira ati turagusinyiye ko nuramuka utishyuye tuzakwishyurira. Niyo mpamvu navugaga responsibility. Ibyo barabisinyira kandi nta gahato aba yagiye kubishakira akabizana. Iyo abona atabona abishingizi cyangwa adashaka iby'abishingizi yizanira ingwate ye, ko n'ingwate watiriye turayakira. Ibyo byagiye bijyaho ni polisi zigenda zishyirwaho bitewe nuko tuba twasesinze tukareba tese ikigo kiri kujya mu yihe risk. Imibare biri clear kuvuga ngo reka mbaye nk'urugero ruto, nk'ubu uyu munsi duhagaze kuri ku kwezi kwa gatandatu dufite miliyari 2.3 ziri mu bukererwe. Nuvuga ngo twarazitanze ariko nyuma hakaba n'umuntu igihe aza kuyifata azi neza ko buri byuka yurira indege yabonye green card. Yego. Bagenzi be babizi bagahita bamusinyira ati nagenda tuzarwana na soko izirwariza. Sibyo? Kandi ni amafaranga ya koperative tugomba kurinda kuko ejo natagaruka bizendinga apu yasenyutse. Cyangwa se tukajya izo zose zigenda zikura. Twasanze muri iyo portefeuille izikererwa cyane n'ubundi. Tujye tweza ngo ahubwo tudashyizeho abishingizi zakererwa bingana gute. N'ubundi 55% y'izo niza babishingirira. Ku buryo tugereye twavuze mu basinyira mubizi ko bagiye. N'ubundi zikerewe ni 55%. Kandi bishingiranye. None twavuga ngo baramutse batishingiranye. Ubwo simvuzi zaba zarasibwe mu bitabo kubera ko twababuze burundu. Mugira ngo se turanabobona. Hari nabo tubura burundu zigera muri miliyari 5 twabuze burundu. Kuko urumva sekiteri yacu ya education abantu bari ku rwego rw'umudugudu ni benshi ahantu henshi. Nago umwarimu ugiye kugenda hari n'igena dirigiteri atamenya ko yagiye. Akabibona gusa yamwandikiye ntazanategereza tujye tubona bohereza amabaro batarategereje ko banabasubiza ko babemereye kuva mu kazi. Akaba bagiye. Mu mafaranga rero yagiye abajyanye amafaranga. Kandi yagombaga kugaruka. Niyo mpamvu dushyira izo polisi zinamahitamo rero ashaka guhitamo kwitangira ingwate ye cyangwa se agahitamo kuzana bishingizi. Kuri iki twaza bishingizi cyane nabo batoya baba batarabona ingwate physique. Yego. Tukavuga ati se nk'uyu muntu utarabona ingwate twamworohereza gute? Noneho ngiye no muri assessment twakoze tukavuga ko n'ubwo iki kintu kiri gusakuza cy'abishingizi ubundi koko ni ikintu gikaze. Dusanga mu bari 66 bakoresheje ubwo buryo bw'ubwishingizi. 812 gusa ntibagera no kuri 1%. Nibo bafite ibyo bibazo byabo bagiye basinyira bakabahemukira. 812 gusa. Twe tukavuga ko that policy iri successful kuko yafashije abandi benshi bagera kuri 99% bakabasha kubona inguzanyo zibafasha. None twagaruka no kuri polisi. Aruherutse kukivuga numva ndabishimye tukavuga tuti ese niba bafashwa kubona yanguzanyo ubwa mbere ejo akabona indi kuki adafite physical guarantee kandi turi kumuhinguzanya akagombye kumufasha kuba yaguze umurima kuba yaguze isambu hariya kuki ari kwanga kuyitangaho ingwate. No mari uri abantu badashakunda gutanga ingwate kandi bazifite abesho burya n'abantu baba batekereza ngo nzahemuke ntihazagira unkurikirana. Icyo nacyo ni umuco twakagombye kuba duca mu Banyarwanda. Urakoze cyane kuri iki cy'abishingizi barasinya ariko ngo bigaragara ko hatarimo gushyirwaho uburyo bw'uko urugero umwarimu naraje genda umwarimu wowe na Shadadi munanyishingiye wenda na mugenzi amafaranga amaze kuyafata mpita nimukanya muri private school cyangwa ishuri ryigenga ku buryo mpemberwa hano nshaka. Noneho mwebwe hagasigara hishyuzwa mwebwe nta buryo buhari mwebwe nka sako musaba izindi nzego ngo uyu muntu wigishaga Kacyiru muri segonderi ya leta akaba yagiye Kacyiru mu ya prive ngo mumukurikirane mworohereze n'abanyamuryango banyu babaye imfura bakamwishingira. Musanga yatari imwe umuntu yagiye kurega baramubwira bati genda umuzane niwe wamubonye ku gasantere umuntu wagukoreye icyaha wabasha kumuzana aho kugira ngo umupolisi cyangwa uwo murege yajye kumuzana. Ubwo buryo bwo murabufite ku buryo mukurikirana abo bantu kugira ngo musove abanyamuryango banyu banishingiye uwo muntu wanyu uraho tureke uwo wagiye hanze. Yego murakoze cyane. Ubu buryo burahari. Ni ukuvuga ngo ikigorana nababwiye wa mwari muri ahantu mu mudugudu bweyeye sako idafite na branch iyifite Rusizi mu mujyi yagiye no kugira ngo tuzamenye ko yagiye bimenyekana ari uko wa wundi bamwishingiye aje gufata service bakamubwira ati ariko turi kubona umuntu wishingiye atishyura naba bandi ya responsibility nababwiraga aragenda ntibaze no kubwira banke ati wa muntu twishingiye yagiye bakicecekera kuko akenshi abana bimufashijemo. Icyo turakiza ari cases nyinshi tuba dufite baba babimufashijemo. Ariko iyo amubonye akaturangira ahantu akorera dukoresha bwa buryo bundi bushoboka. Dushobora iyo tugize amahirwe ko yagiye no mu kigo cy'ishuri mbere twandikiraga
umwiporoya wamuhaye akazi tukamwandikira ibaruwa tumubwira tuti umuntu wahaye akazi afite inguzanyo itishyurwa mugerageze gucisha umushahara we hano rimwe na rimwe umukoresha ntabikore hakaba n'abakoresha babyumva cyane bakabikora utabikoze rero twebwe nta kindi tumukora ahubwo usanga byenda inzapu yirukanye wa mukozi ati njye amasezerano ajyanye sako sinari ndimo ntabwo ngiye nzaje ari byawe ugasanga nawe waramwirukanye ariko hakaba n'abahita babikora hakaba n'undi tubwira tuti turaza kukurega tutaraza no kumwandikira turaza kukurega hari nka kesi ejo muri rwose n'intervennyemo cyane barambwira atakora hasi nshaka kuvuga ministeri yakoragamo ati kandi yari afite $1,700,000 ndamuhamagara ndamubwira nti nze kuzana ibaruwa kwa minisita ivuga ko umukozi we ari kubuza abandi kubona serivisi kwa ko bamwishingiye muhamagaye ahita mu gitondo namubwira ati kuwa mbere nzagiye icyo nkora ahita ashyiraho $1,400,000 arambwira ati mu bafunguriro none nayishyizeho ntibanzu nsinyire ko ku itariki ya 30 ibyo 300 bisigaye uzaba bishyizeho kandi nutabishyiraho ko nzahaba Tanzania baruba muri ministeri arabinyandikira babantu mbaha service ariko iyo twababuze burundu twese ari bo ari natwe twababuze ubwo nyine afata responsibility kuko yishingiye ko azamwishyurira yego reka rero ngira ngo wenda tujye byinshi twagiye tubivugaho